Yeah, abantu bacu ba Mataro TV show, guys, how are you doing? Mumeze mute mwese aho muherereye muri aka kanya kanze tubasuhuze. So far ntago turi butinde, nanone ni Mataro TV show tugarutse muri show busy, tuje kugira ibindi bintu tuganira nkuko tubabwira. Isi irimo irirukanka, isi ifite ibintu byinshi cyane bitandukanye bijyaniranye n'ubuzima bwa buri munsi tugomba kuvugaho. Rero twahagurutse kugira ngo tube tuganira kuri ibyo bintu, turushaho gusobanukirwa, turushaho kwiga, turushaho kumenya ibintu bitandukanye, biterwa n'iki, bituruka he, twabyitwaramo gute, ese ibyo bintu ibibangamye twabikwepa gute, ibizima se twabiharanira gute. So far ni mwarimu Jibe cyangwa se teacher Jebi ugarutse hamwe na Mataro TV show. Uyu munsi rero guys tugiye kuganira kuki, tugiye kuganira kunyurwa cyangwa se no kutanyurwa, byombi biba bibangikanye, harimo kunyurwa, harimo no kutanyurwa. So aho turi bwibande ni hehe rero? Kuki se wenda nka Mataro TV show twicaye tugatekereza ko twavuga ku kintu cyo kunyurwa, byatewe n'iyihe mpamvu? Ese ni bande babwirwa? Ese ni bande byigisha? Niki bigomba kudusigira? Aho uri ibaze, nanjye nibaze. Ntago tuba tuzi byose guys, namwe feedback zanyu cyangwa se comment ziba zikenewe kugira ngo umunsi ku wundi tujye tugenda turushaho kwigishanya cyangwa turushaho gufashanya. So nkabangira ngo rero harimo kunyurwa. Ese kunyurwa byaba bituruka hehe? Kunyurwa nyine byaba biterwa n'iki? Aho ngaho ndahita wenda ngira ngo wibaze ikibazo aho uri, nanjye nibaze. Ese ko Imana yaremye isi ikayishyiramo kimwe cyose gishoboka, ikarema ibyiza nyaburanga bigize isi, ndetse nk'umuntu ikaba yaraturemye ikaduhereza ingingo zose zishoboka, ikaduha n'ubwenge bwo gutekereza ndetse n'ubwenge bwo kwibeshaho. Hari na byinshi Imana iduhereza ukabona yuko kabisa yaduhaye umugisha. Ese muri uko kunyurwa twari twanyurwa kangahe tukagira icyo dutanga kugira ngo dushimire iyo Mana iba yaduhaye umugisha? Ese ni kangahe duhura n'ubuzima bugoye cyangwa se tugira ikintu dushaka kugeraho tugapfukama tugasenga cyane, tukasaba Imana ko hari ibyo yaduhereza? Ese iyo twabibonye nk'uko twabisabye Imana, tugaruka inyuma tugahigura imihigo tuba twayihigiye? Ko nzi yuko nanjye ibyo bintu nabinyuzemo, ko nzi yuko nawe aho uri hari igihe wageze ukavuga uti Mana nungenzereza uku nguku, nanjye ngomba kwituri, ngomba kuguhereza iki ngiki, ngomba kubigenza gutya. Ese ibyo bintu warabikoze? Ese inshuro zose wageze mu mage ugatakamba Imana ko itagituninira, waributse urayishimira? Iyo ni Imana rero. Ahubwo kanze tugaruke rero twe nk'abantu. Ni benshi cyangwa se ni abantu runaka bashobora kuba baragize icyo bakumarira mu buzima bwawe, n'ubundi bintu byakuyobeye, wacanganyikiwe cyangwa ugeze muri situation kabisa ubona ko wamanjiriwe, ibintu byabaye danje, ukagira uwo witaka, ukagira uwo witabaza cyangwa ukagira uwo wifashisha, akaba imfura akagukorera icyo wari umusabye cyangwa akagukorera icyo wamwifujeho. Ese usubira inyuma wa muntu koko ukavuga uti iyo utaza kuhaba ibintu byari binkomeranye, iyo utaza kubigenza gutya nari nsebye, iyo utaza kubigenza gutya isi yari inyose? Cyangwa ahubwo ibyo birarangira nyine ubwo uretse no gushima no kumenya ko ari umuntu wagize uruhare rukomeye, ibyo bikaba birarangiye. Uko rero kwaba ari ukutanyurwa kandi cyaba ari ikibazo gikomeye, ari nacyo abantu
cyane benshi muri rusange b'abanyafurika duhuriyeho usanga kunyurwa kwacu bigerwa ku mashyi. Ndifashisha urugero, ariko urugero nindutanga wowe muntu uri kunkurikirana, waba uri hano muri Amerika, aho waba uherereyeho hose muri ibi bihugu by'amahanga, cyangwa se waba uri no muri Afurika, mbaye niseguye iyo turimo tuvuga ku bintu nanjye mba nibwira, ntago bari wowe mbwira, nanjye ubwanjye mba ndimo, ntawe ntunze urutoki, mbaye niseguye. Hanyuma ndatanga urugero rw'uko dufite umuco mwiza yuko hari igihe usanga habaye impamvu runaka, usanga dukunda gukorera hamwe cyangwa dukunda gufashanya. Ni urugero, waba ufite bikeya, ufite waramukanya amafaranga runaka, ukaba wayasharinga cyangwa se ushobora kuyasangira n'umuvandimwe cyangwa inshuti yawe magara. Ariko ni kangahe se, cyangwa se ntago twaba dufite mw'abantu bakeya ushobora, ni urugero, kuba yarakeneye tuvuge dushyire mu manyarwanda, yarakeneye 100,000 by'amanyarwanda, akaguhamagara nk'inshuti ye iba hano mu mahanga, ugahita rwose unabyumva, ugahita ubikora vuba byihuse, ibya 100,000 ukabimuha. Ese wowe biriya 100,000 kubibonye wari wagize ikibazo, kandi koko ikibazo wenda wari ufite kikaba gishobora gukemuka cyangwa cyakemutse, ese koko uhita ufata uburemere bwa biriya 100,000 by'uriya muntu yaguhaye atakugujije, utazabimwishyura, wakumvisha utigeze utakamba cyane, akakumva akabishyira mu bikorwa akabikora? Ese uhita ufata agaciro k'icyo gikorwa? Ese biriya 100,000 wabonye rwo ubifata gute? Urwo ni urugero rwa mbere. Dufite ingero z'abantu bakeya, aho dufite umubare wenda w'abantu bari kugenda bagwira, bagenda baza mu mahanga. Hari abagiye Burayi kera, hari abagiye Canada, gutyo Amerika ubu ngubu niyo mu myaka nk'ine ishize yagiye izamwo abantu benshi bavuye muri Afurika. Ntago ari impunzi gusa, hari n'abazira ku ma green card, hari abaza mu buryo bwinshi butandukanye. Rero baba basize inshuti n'abavandimwe hariya hepfo, byumvikana yuko byanze bikunze ufite abantu bazakwitabaza. So dufite rero abantu bakeya, ndavuga bari muri Afurika, uko afite abantu b'inshuti ze bamuzirikana. Niba ni urugero, umuntu yarigeze guhereza $300 ku mpamvu runaka cyangwa 200 igihe runaka, kuko bitari ngombwa, cyangwa afite ukundi kuntu yaramutse, yaguhereza $50, ugahita uvuga ati se wa mukaritasi, ati abantu babareze $50 niyo yampaye abantu, atariko bari abajama, ati barigavura, atariko harimo n'agasuzuguro. Umuntu arakurebera $50 harya ngo nuko turi muri Afurika aba yasuzuguye. Ariko ibyo urabivuga, ntago uzi inzira ayo $100 yaguhaye, inzira zavuyemo, ntago uzi amakata aba yakinnye kugira ngo abone ayo mafaranga. Ese waba uzi energy biba byamutwaye we kugira ngo ari amafaranga ayagwize? Hano hari igihe uwo muntu wayaguhaye ayo $50 aba yamutwaye amasaha 5 kugira ngo ayabone. Urumva ni energy aba yabizi ibyuye. Wowe rero yaguhaye for grant, ni just nukuguha, ntago azakwishyuza, ntago azakubwira ngo ni igihe cyose uzayabonera uzayansubiza. So ibyo ntago tubitindaho. Ariko se ibyo bintu byose byo kutanyurwa, kunyurwa, ese bimeze gute? Ntago byaba bifite aho bihuriye n'urukundo.
ese niba koko wakabaye ufite uri umuntu ko kugira urukundo muri wowe, ndavuga urukundo rwo gukunda abandi, igikorwa cyose icyo ari cyo cyose kivuye ku wundi muntu, singira ngo cyakabaye wenda kigushimisha, singira ngo wakabaye utekereza ukavuga uti niba hariho abagira neza ariko hariho n'abandi bagira ubugugu, niba hariho sabagira neza ntihariho abandi aho kukugirira neza ushobora kuba yakugirira nabi. Ese ni ryari tuzajya tumenya yuko ikintu cyose ukorewe wagiha agaciro? Uribaza, ndavuga uwaje ari impunzi aho ariho hose, uribaza nanjye nibaza, ese bakubwiye ngo wishyure igikorwa cyo kuba warabonye abantu bagutekerezaho bakagukura muri buriya buzima, ndavuga bwo mu nkambi, ukajya muri process nta rudora rutanze, kuva kuri process ya mbere uko step zagendaga ziyongera bakakugeza uje muri Amerika, ukaza wagera hano ukabona hari n'ibyo baguteguriye, ukaza ufite n'ubundi ahantu ugomba kuryama, ufite ibyo ugomba kurya, ufite yewe n'amafaranga make yo kwifashisha ku buntu, ntabyo uri bwishyure. Ese uwatubwira ngo biriya bintu tubyishyure, cyangwa uriya bari abantu tugira icyo tubabwira, twababwira iki? Kuri njyewe biriya ni ibikorwa ndashyikirwa, ni ibikorwa biba bidasanzwe. Ese twebwe hari icyo bitwigisha? Ese ubu ngubu dufasha abangahe? N'abavawe baba babarizwa hariya muri Afurika, ubanza utekereza kuba wagirira icyo bakorera batabanje kugutakambira, cyangwa se ugira icyo bakorera uvuga uti nanjye ndashaka kugira uwo nkorera igikorwa runaka n'Imana irebe yuko nanjye hari ibyo nakoze. Ibyo rero twakabaye tubyibaza, ni ibintu twakabaye twibaza, ni ibintu dushobora kuba twakabaye dukora, kuko natwe dufite ingero nyinshi twakorewe. Sofa ndagira ngo wenda ibyo bintu ni ibintu tugomba kujya dutekerezaho rimwe na rimwe. Ndagira ngo wenda nkomozeho no ku kindi kintu wenda gisigaye kigaragara muri iyi minsi nanone kijyanirana no kwikunda. Ndavuga ndabyita kwikunda, ukikunda wenda utabanje gutekereza ku mpande zindi. Ndavuga wenda niba ari n'ubukwe ugiye gukora, uvuga uti byanze bikunze ubukwe n'abantu, byanze bikunze ngiye gutegura ubukwe, mfite abantu bazamfasha kubutegura kuva ku munota, kuva ku bugitangira ukazageza bushoje. Muri iki gihe dufite ikintu giharaye cyuko abantu bari kujya bose basa nkaho ubukwe bwose bari kuburunda hagati yo mu kwezi kwa gatatu no mu kwezi kwa gatandatu, kandi ugasanga ni urugero umuntu runaka muri ya mezi uko ari 5 arimo hagati ubukwe buzajya bugenda buba, abo bantu bose bagomba kumutumira, agomba gutwerera, agomba kuzataha ubukwe, agomba kuzakora kimwe cyose gishoboka. Ese ibyo byo byaba biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo ngewe wenda gakeya namwe muzajya mutubwira mbo ibi tuba turi kugira ngo just dukangure wenda benshi batandukanye, buri wese niba yari asanzwe afite nawe ukuntu afite experience ku bintu runaka, just bimufashe kongera noneho kugira ngo za ideas zibyuke, tugire ikintu twavuga. Ni ukuvuga ngo bantu muri gukora ubukwe, rimwe na rimwe mujye munatekereza yuko just amadepanse atandukanye. Ni ukuvuga ngo niba ni urugero
umuntu runaka yaragiye gutaha ubukwe muri state runaka, akaba yarateze indege, tuvuga umuntu avuye wenda muri state ya Oregon, wenda tuvuge agiye gutaha ubukwe muri North Carolina. Ni intera ndende, ni handi utega indege itari munsi y'amadolari 400, nabwo warakatishije kare. Ubwo wenda tuvuge nunagerayo birashoboka wajya gukodesha hoteli, birashoboka none hoteli wenda mu majoro 2 cyangwa se ijoro rimwe uzakodesha hoteli y'180 cyangwa 200, ubwo abaye 100 abaye nk'amadolari 600. Wenda nubwo ntago wajya gutaha utatwereye, bitewe n'isano na relationship ufitanye n'umuntu, ushobora kuba waramutwereye wenda amafaranga amadolari ndashaka kuvuga yose arajya kwizo dépenses. Wa munsi uzajya gutaha ubukwe, hari igihe ku kazi bazaba bakwemereye ngo ugende, ariko udafite paid vacation cyangwa se udafite utazishyurwa wa munsi utazaba uri mu kazi. Izo nabyo byongere kuri izo dépenses. Tuvuga wagiye gutaha ubukwe uri umuntu ufite famille, ufite abana, ufite n'umugore. Ni urugero, ushobora kuba mwese mwatashye ubukwe wowe n'umugore wawe, fata izo dépenses zanyu mwembi. Cyangwa tuvuge yuko ushobora kuba wenda ni umugabo wagiye wari usanzwe ujya mu kazi ugataha, warangiza umugore nawe akabona kujya mu kazi, wenda mukaba mufite abana, mufite ukuntu mwembi mubahuriyeho just mubarera. Ibaze rero cyagihe umugabo yagiye, ni ukuvuga ngo icyo gihe umugore n'ubundi arashaka ukuntu yiyaranja, cyangwa nawe ashobora kuba atatashye ubukwe ariko ntajye no mu kazi, kubera ko ni urugero atari ubona ukuntu yaranja situation y'abana. So ibyo bintu rero niyo mpamvu tuba tuvuga duti nimba ari umuco wacu wo kugira ngo kimwe cyose tube tugifatanya, wabanje wamenya ni urugero ngo kanaka yamaze gushyiraho save the date, yayisohoye ubukwe bwe buri mu mezi 2, watekereje yuko nibura nawe nushyiraho save the date hari abantu biri buvune. Warebye ukavuga uti niba umuntu yashyize ubukwe mu kwa 4, kanze ngeyo nibura mbukubite mu kwa 6. Hari n'igihe wa muntu uri gukora washyizeho save the date, cyangwa wa muntu uzakora ubukwe mu kwa 4, wasanga ari n'umuntu muziranye, wasanga ari inshuti yawe. Ese mwebwe guhuza ubukwe ntago harimo kubangamirana? Uretse kubangamira abazagira icyo bunganira mu bukwe. So izo ni ingero turi gutanga, ariko twige kunyurwa, tujye tuzirikana yuko mumaze kumenya agaciro k'ifaranga, mumaze kumenya agaciro k'idolari. Niba umuntu hari icyo yagukoreye, nyurwa cyane, kandi uwo muntu rwose ku mutima wawe ugiraho umuzirikana, ugiraho umubika. Umuntu ni urugero, nimba afite ikintu yagukoreye none, twirinde kuzajya tubabashimira mu iriro. Ni urugero, just nshima umuntu akinkorera ikintu ako kanya, ariko ntihashira ukwezi kumwe, amezi 2, just uhite wenda wibagirwa igikorwa runaka. So ni ibintu birebire tudashobora kuva imuzi, ariko ese isi iri mirerekera he? Urukundo mu bantu n'abandi ubu ruhagaze gute? Ese ni rwa rukundo koko rw'umwimerere? Kuko urukundo rugira urukundo ni urukundo nyarukundo, nyine nibyo bavuga muri Bibiliya ngo ntirwirarira, urukundo ntiruryarya, kandi urukundo rurihangana. Wakabaye rero uvuga uti ni urugero, niba umuntu hari icyo yankoreye, ikindi gihe akaba atakigishoboye, zirikana ko cyagihe yagikoze. Niba umuntu runaka hari icyo wateganyaga ko yagukorera akaba wenda atagishoboye, zirikana yuko nyine atagishoboye. Niba rero nawe hari icyo ubona wamarira undi, ukaba ubona byari ngombwa kuko ise utagikora,
ya twige gufashanya, twige kubana neza, twige kutaryarya, twige gusasa inzobe, twige kubana neza, twige kugira ngo twese tujye tureba ibyadufasha aba ari byo dusigasira, ibindi wenda tubona bitagenda ibyo ngibyo ntitujye tubiha agaciro. Dutandukane wenda no kugira ngo just uto kujya wibanda cyane gukererwa cyangwa se utinda ku buzima bwa mugenzi wawe. Turi mu terambere ryihuta, just wowe ufite gahunda ndende komeza, nawe wenda ukiri kusitara reka kutinzwa na mugenzi wawe n'ubuzima bwa mugenzi wawe bwa buri munsi, ahubwo aho kugira ngo ubwonko bwawe bujya cyangwa se umwanya wawe utakaze ku kintu no kuvuga ngo mugenzi wanjye ibi nibi. Ntabwo Imana yadushinze kugira ngo tuba abarimu cyangwa se tube ingenza za bagenzi bacu. Just umuntu inshingano afite ziruta izindi ni ukwimenya no kumenya icyo ukeneye, no kumenya intego y'ubuzima bwawe, no kumenya ingufu byagutwara, no kumenya uburyo wabitegura, no kumenya iyo ushaka kujya ni hehe cyangwa se ushaka kwerekeza abawe ushinzwe. Rero nkaba ngira ngo ni byinshi ntago twazajya tubivuga mu gihe gito byose ngo tujye tubivumuzi. Ni buhoro buhoro, ni buke buke, ni ukugira ngo nibura tujye tugenda tukuraho ibango, tukuraho agace kamwe, tugenda tuvuga ibyo tubona dushoboye kuvuga. Nkaba ngira ngo rero wowe muntu uri aho ngaho ukurikira Nycyaricyo Show, dufite ibitekerezo byinshi, dufite ibintu byinshi tuba tugomba kuvugaho, ariko igihe kiba kiri limite. Nkaba ngira ngo rero naho ubutaha nakagaruka, ntago mu by'ukuri twagiraho tujya tutabafite. Wowe utarakora subscribe, nyabona gukora subscribe, ntacyo byagutwara. Nibyo twavugaga, mureke tureke umutima mubi, mureke byose tujye tuhuriza inama hamwe. Kora subscribe, ukore share, ukore like ku bavandimwe n'inshuti zawe, barusheho kugira ngo bajye badukurikirana kandi tuye dusangira ibiganiro bitandukanye kuri Nycyaricyo Show. Mwari muri kumwe na Teacher Jibe. Ni ibintu byinshi tugenda tuvugaho, ubuzima bwa buri munsi bufite ibintu byinshi byo kuvugaho. Naho ubutaha nakagaruka, akaryoshye ntago gahora mu itama. Kanze tuzongere dusubira ikindi gihe. Ciao ciao aho muri hose, mu bane na Nyagasani kandi mwese Imana ikomeze kubagirira neza. Ciao ciao.